ariko ari namwe iki twagomba kukinyimura none ubwo natsinzwe mba nta uzuya kigaragaza se 27% umwanya wa 57 Gila papa. Gila Mungu. Uracha. Byari bifashe neza ku ishuri. Nabasara urasera koze bitangaza. Uranaje badakafu. Ndaga mute abingokwe. Urabona ko noneho yongo ni ntungirimo n'amagara. Urabona ko jewe ntakibona. Bana nimubwire yari bagira bika weekend. Urumva nyine weekend bisobanuye icyumweru. Ibiki. Imesi biranye imisozo icyumweru we ntabwo bimenye urashaje. Ariko nyine bayemaye we ndikujyana nyine dirigitero ko nyine aragukeneye murajya inama we nari bongera amafaranga simbizi. Nimunyisha ariko nyine ugero ngo gushaka kunyura uruhumbu. Bamwe bose ni ibi. Ambona zero kumyitwarire. Kumyitwarire mfite zero bamwe bafite zero. Ariko 20 na ubusene mufite 20 na ngo mugende cya mbere cya kabiri nubona 70 cya gatatu ukabona 90 zero. Ndose ko batumva Ana tugende tugende na tugende. Uyu mwana ujya kumubyara ntabwo ari wasinze. Iyo wanze kutumva umwana wanyuma mu kigo. Bamuje uri mu nyashaka cyekwa. Tuna choza mfite kabisa sinzi wewe ndetse ngo ngwana batanga ariko oya mumye uwo babaye ni ngombwa kugira ngo yumve ko akwiye kugufata ariko kera byabaga bikomeye kuko bigaga ni Espanyol ariko barengizaga n'abahanga mu mashuri adakoresha wa kangahe wa gatatu rangisho wa kangahe ntabwo rangiza yitwa Yesu Oreke yitwa Yesu ngeke yewe niwe murezi wawe ndagucyura pe muze ndagucyura